so ibyo birumvikana. Yego. Dayimoni ikankurura ikanyibutsa kariwe nshaka we. Imagine umusore wakunze umukobwa. None ukajya ubona hari impamvu nyinshi zatuma mutabana. Yego. Kabona n'impamvu nyinshi rwose zatuma imbogamizi ni nyinshi. Yego. Abariyo mpamvu mutekereza ukibuka izo mbogamizi amarira kuzura mu maso uyu muntu koko bunzamukiranuka gute. Yego. Bikaba ngombwa yuko agusura. Yagusura Randirode akaba kuzi wenda nk'umuntu utashobora gusenga. Akajya kumva uri kuzuzwa ahubwo. Wuzuzwa. Yego. Iyo ndimo musengesha kugira ngo ibyo bibazo nyine by'imbogamizi ziriho zose mutabana biziveho. Iyo ndimo musengesha Randirode abarunguruka akareba uyu muhungu sasenza ati yego komeza kandi basenga bapfukamye Randirode abaru iby'ubukwa binkundisha nkoni ya Mose bizenguruka hasobanure twumve iby'ubukorera binkundisha. Mbese uzi ibyo Mose yakoze se yari gukura Abisirayeli muri Egiputa. Yego abacyuri iwabo. Rero hari abarimo basenga kugira ngo byibura ubwo bufindo Mose atekereje abari Imana ibitekereje. Nanjye mbameze nk'umuntu uri kuvuga ati ibi bintu by'ubukwe ari kunkundisha ubu birashoboka. Nanjye nkagerageza nyine nkamera nka Mose arambika ngo ndi ku nyanja igacikamo kabiri. Sinzi niba uri kumva icyo kintu ntabwo cyumvikana. Aho none ari gutegeye ubundi ngo wasobanurire akunanira ngo gweke bayita ngo mbaza ngo bayita ngo numira rero ko ntazi umva kandi biri seriye. Yego. Ufite ubukwe vuba pe bitengeje umwaka ariko arahubutse ujya kumutuka nawe. Buriya umuntu yarakaye avuga byinshi. Ubwo uranaragerageje nyine nakusanyirije hamwe navuze umuzi w'ikibi. Iyo nza kujya ku mashami no ku bibabi byari navuze nivugiye umuzi w'ikibi. Yarinzi ko ubwo wasabye imbabazi utabisubiramo. Neza mbisubiyemo ko ndikubwira ngo nyine nivugiye ku muzi w'ikibi. Avuze ko ari